muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Wigaba rwa Nkwakuzi uko batoraga abagabekazi. Amatwara y'ingoma ngabe aboneka mu bwiru yavuga ko iyo umwami yimanaga na nyina, umwami akaba umugabe w'igihugu, undi akaba umugabekazi wacyo. Umugabekazi yanganyaga ububasha n'umwami. Ibyemezo byose biyobora igihugu babifatiraga hamwe. Ariko nanone nubwo amahame ya cyami avuga ko abagore bose ari ab'umwami, ntibisobanura ko umugore w'umwami wese ashoboraga kuba umugabekazi. Umwami yagiraga umwamikazi umwe, abandi akaba ari inshoreke. Bityo rero umwamikazi yagiraga aho akomoka, akaba ari nawe uzaba umugabekazi, agategeka n'umuhungu w'igihe umwami yabaga yatanga. Amateka agaragaza ko kuva Gihanga yahanga ingoma y'i Gasabo, aha ndavuga asaga mu 1990 kugeza 1924, abamikazi aribo nabo bavagamo abagabekazi bagiraga imiryango n'ubwoko bakomokamo. Umuryango bakomokagamo witwaga ibibanda. Ibibanda bwari ubwoko bubyara abagabekazi. Ibibanda bikaba bine: Abega, Abaha, Abakoro n'Abasangwa butaka aribo Basinga. Ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba, ahasaga 1912 kugeza 1945, niho habayeho ibimanuka. Inzu zose z'Abasangwa butaka, vuga Abazigaba n'Abasinga, bacibwa ku ngoma kubera ubugome bagize kuri iyo ngoma, maze ntibongera kuvamo abagabekazi. Icyo gihe Abaha nabo babigendeyemo, nabo birukanwa ingoma y'ubugabekazi, isigarana Abega n'Abakono bonyine. Kuva icyo gihe Abega bakica bagakiza, kubera ko hari naribo bari igishyitsi gisengasiye ingoma Nyiginya, kuko usibye umwami wavuga mu Banyiginya, indi mirimo yose ikomeye yagengwaga n'Abega bitewe no kugiramo umugabekazi warwanaga ishyaka ryo kuzamura bene wabo, bityo bagashyigikira ingoma y'umuhungu wabo. Iyo umwami yimaga ingoma nyina atakirongwa mubera umugabekazi, ubwiru bwavuga ko bamushakira umugore umwe muri bene wabo na nyina akamubera umugabekazi. Icyo gihe bagomba guhera mu rugo rw'ibwami, bakareba niba mu bagore b'umwami nta wundi ukomokamo bafitanye isano na nyina. Iyo bamubonagamo niwe bagiraga umugabekazi. Nyuma yaho gato, ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Ndoli, ahasaga mu 1910, niho yahinduye gahunda y'ubwiru ho gatoya, ashaka umugabekazi wo mu Basinga, kuko nyina Nyirabacuzi yarapfuye. Impamvu yabiteye, bavuga ko ariwe wihitiyemo nyina kandi atari no mu bwoko buramukiwe, kuko yari Umusingakazi, kandi icyo gihe ingoma yari y'Abakoro. Yihitiyemo Nyirarumaga, umukobwa w'Abasinga, kandi bari baraciwe ku ngoma na Ruganzu wa mbere. Ruganzu Ndoli ibyo ntiyabikurikije, yahisemo uwo Musingakazi Nyarumaga kubera akamaro yari yaramugiriye amuhisha abandi, akanamucisha muri wa mwobo w'inyaga akazatumika. Icyo gihe yafashe izina ry'ubugabekazi rya Nyirarumaga Nyiraruganzu. Ibyo ari byo byose, uwo mugabekazi yagize akamaro cyane. Aba umubyeyi w'u Rwanda, aba n'umwigisha mukuru warwo. Tukaba twababwira ko Nyirarumaga ariwe watangije inganzo y'ubusizi mu Rwanda. Mbere y'uko atangiza ubusizi, akaba yarangaga ibindi bisigo byitwaga ibinyeto. Nyuma yaho haziraho ibisigo by'impakanizi, iby'ibyanzu n'iby'ikobyo. Abahangaga ibinyeto babitaga abenge, aho ibisigo nyabami biziye batangira kubita abasizi. Nyirarumaga niyo baye wa nyuma akomoka mu Basinga kuva kuri Ruganzu Ndoli. Abasinga ntibongeye gusubira ku ngoma, basimbujwe Abega. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ibyo tubwirira n'abandi. Ndatekereza ko amaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo twakoze, wajya ukanda kuri like cyangwa se ukatwandikira muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka y'akana ko yibunaka, cyangwa se ibyabereye aha n'aha. Turakoretse ngo ukomeze ukurikirane n'ibindi tugenda dushyiraho. Ni byinshi cyane, ni uruhuri.